What's up, ladies and gentlemen? How are you? It's your boy, Mr. Zinzi, South Africa, the president of comedy. Yeah. Uno musi rombazaniye mbazaniye umusore bita wanyu. Mwe na Okkam. None sirata Okkam. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo wowe ngo na Keniso ngo muri barebare ku buryo budahagije. Ni ukubeshya cyangwa si ukubeshya? Se burya si ukubeshya. Yawe. Ako ni mwihangane sibyo ntago ari mwe mwenyine. None se metere nzovu se uwundi mwana. Giti mujisho se zizuba se uwundi mwana. Ariko mwihangana abantu mwese mufite uburebure budahagije kubera yuko hari amahirwe ku namwe mwashuka mukaba barebare. Ayo mahirwe kandi angana na 99 n'ibice 9 gukuraho 99 n'ibice 9 ku ijana. Hari abahanzi rero urumva tuba tuzi ko ari abahanzi kubera ko baririmba sibyo, ariko ugiye kureba neza wasanga muri bo imbere ari abaplanto, ari abakozi bo mu rugo cyangwa ari abanamba. Kandi ntabwo mbabeshya. Nose se mubiza abaplanto ndiyo kandi ntabwo mbabeshya. Urugero nimwumve nk'uyunguye. Nanjye nkagukuba bigatinda cyane. Simubyumviye. None se abantu bakuba nabaki? Abanamba bakuba amapine y'imodoka, abaplanto bakuba amakaro, abakozi bo mu rugo bakuba ibyombo. Byumviye bivuze ngo Kenisoro n'umunamba. Kenisoro umunamba komera ariko ngo muzara henze. Ariko nogira ikibazo ndikubakisha inzu ejo bundi nzamfite urugo nzagwaka uzajya nkubira ibyombo. Reka no mukaritase nujye ngo ibintu bashatse kuririmba ntabwo tuba twabyumvishe. Ngagoko uko bareka turabizi n'ugusambana. Ndabivuze. Nigendera umuntu ndumva hambanye mwinshi. Sasa rero urabona hari ukuntu abahanzi bacu tuba tuzi ko bazi kuririmba banabizi pe, ariko ugiye kureba ibintu baririmba wasanga nta hantu bihuriye ari ibintu by'amafuti. Ibaze banza mve nk'uyunguye. Simubyumviye nubwo sibyo bihuriye he. Ngo painkiller nanone ngo tekira. Painkiller ni ibinini byo muri farumasi, tekira ni inzoga zo mu kabari. Ubwo bihuriye he? Simubyumviye mwarangiza ngo ibintu baba baririmba ushobora kubifata nyine urebye neza wasanga ari nko kugereranya ishu n'indege. Ndakabije nyine mbangabije umunwa wari uhandiye ngavuga amagambo menshi nkayo wanyweye tekira. Reka njye gufata twa painkiller ndebe ko wagabanuka. Hola my people, mwakoze kureba cyane iyi video. Ni video challenge ku ndirimbo bita iranjagutse, ariko abahanzi bo bayikubise ni bande? Okkam n'icyamamare cyayo indi Keniso se baramwibagiye n'ibihiti yagiye abakorera. So rero guys, iyo ndirimbo akoze ubundirirwa mbabwira aho muyishaka, gusa abo bantu bayikuriyemo wesura platform zabo. Icyo nicyo cyane, ujye kwa Okkam umukubite sub, ujye kwa Keniso umukubite sub. Noneho aho ngaho niyo ndirimbo ugomba kuyisanga sibyo. Wegenda nawe ariko aseri mwagiye murega namwe izina muryishakire, kuko nimujya kuri izo platform murasanga indirimbo cyashyiriwe. So guys rero mwakoze cyane. Ni Zinzi na comedy nk'ibisanzwe. Wejya kuri channel yacu n'iki hariho amahiti menshi. Uyu mwaka ni hiti turabazitura hiti. Wejyaho urumva buri ndirimbo yose wari warabuze urasanga twarayizituye. Ndakubeshya se apike twebwe ntabwo tujya tubeshya, kandi murabizi uyu mwaka byabewana kandi tubabonera no kubasaba imbabazi kabisa. Twarabatengushye n'iki turagira gutya, ariko buriya ntimugire ngo nitwabarebagaho mwari muri hose. Twarabarebaga tunabasuhuza n'iki, ahubwo mwaratwibagiwe. So rero guys, abantu turi kumwe twese reka twifatira akabanyiro n'iki duhurire hehe ku cyapa bariho dufatira kabisa.